hano mu migani haravuze ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha. Iyo ni be yayo. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha. Hanyuma mu Batesalonike haravuze ngo Abatesalonike ba mbere, sorry gato, nyamara abagome tibongera mu Batesalonike nari mvuze ni Abatesalonike ba mbere kandi no ku 13 agira wasoma muri Bibiliya yera. ariko bene data dushaka ko tutamenya ibyo basinziriye mutababara nk'aba bandi badafite izina. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko twizera yuko Imana izaza na Yesu basanze muri iki nicyo zitubwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu. Twebwe abazaba bakiriho basigaye kuza ku Mwami tuzababanziriza. Amen. Ndagira ngo iri jambo ndivugeho amagambo abiri dusomye. Iteka ryose mu buzima iyo abantu bavuga ngo bagiye kwibuka umuntu wadusize, ntibibuka umuntu ukiriho, bibuka umuntu wapfuye utakiriho. Noneho rero icyo bibuka ni iki? Twibuka iminsi yose tuba twarabanye na nyakwigendera, tukibuka imirimo ye myiza, tukibuka ibikorwa yakoze, tukongera tukabisubiramo tukabivuga. Noneho twamara kubivuga twebwe abagisigaye tukagerageza kugeza ikirenge hehe muce. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo tuvuze ngo tugiye kwibuka umuntu, icyo twibuka ni iki? Twibuka ko twabanye nawe, tukibuka imirimo yakoze mu isi, iyo mirimo ikavugwa, ndetse natwe bakiriho tukagerageza gukora iki? Kugeza ikirenge muce. Nico gituma rero uyu mwanditsi yanditse aravuga ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ikindi kintu nanone tugomba kumenya, aha ni ahantu twese tuzanyura, ariko kandi ibyiringiro byacu ntibigarukira aha. Pawulo yanditse urwandiko rw'Abatesalonike asubiza ibibazo abantu bari bafite hejuru y'abantu bapfa. Bamwe bakibaza nti se abantu bapfuye birashoboka koko bazazuka? Abandi bakibaza ngo se niba nazuka bazazukana uwuhe mubiri? Pawulo rero aravuga ati bene data, ntidushaka ko mubabara, ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, ari bo baba ba mukecuru n'aba bose tubona kuri uyu musozi. Aravuga ngo ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye kugira ngo mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo niyo tugomba kubabara ko twabuze ababyeyi bacu, ariko ntidukwiriye kubabara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Abadafite ibyiringiro bababara gute? Abafite ibyiringiro bababara gute? Ni ukuvuga ngo rero abafite ibyiringiro ari bo twebwe abantu bakijijwe, nubwo tubabara ko twatandukanye na mukecuru, ariko kandi tuba tuzi neza kuko igihe kimwe kizagera tukongera tukabana. Imana ishimwe. Tuba tuzi neza ko igihe kimwe kizagera tukongera tukabana n'abacu badusize. Niyo Pawulo yanditse mu Bakorinto aravuga ngo igihe kizagera uyu mubiri upfa uzambare kudapfa. Aranavuga ngo n'uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambara kutabora. Ubwo ngo nibwo hazasohora ijambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Ngibyo
ibyiringiro byacu. Ariko kandi nanone abatizera iyo babuze umuntu, iyo umuntu apfuye baba bazi ko birangiye, kandi mukuri guhari zamvuga ngo Imana izaduhemba by'ukuri kuko twizeye kandi twemeye ibintu bikomeye. Kuvuga ngo umuntu arapfuye ariko kandi tukemera neza ko uyu muntu upfuye akijijwe azongera akabaho. Ejo bundi nageze ahantu hamwe mu ntara imwe tuganira n'umuntu, tumara kuganira n'umuntu tuganira hejuru y'urupfu n'umuzuko. Iyo arambwira ngo twebwe titwemera Imana, tuzi ko twabayeho kandi tuzi ko tuzapfa, kandi nidupfa ibintu bizaba birangiye, nta kongera kubaho, nta bundi buzima dutegereje. Uko niko imyizerere yabo y'idini barimo ibabwira. Haleluya. Ariko twebwe ibyiringiro byacu ni ibitubwira ngo abacu badusize bazongera babeho, kandi natwe nidupfa tuzongera tubeho. Nasomye amakuru mu gitabo cy'umugenzi, igihe umuhanuzi yahanuriye mu Kristo na mwizerwa, arababwira ngo muragiye ariko nimugera hari imbere umwe muri mwazapfa. Abo bagenzi babiri kubera kuko bari mu mubiri batinyaga gupfa, uwo mwanditsi yaranditse aravuga ngo barababara cyane. Bababazwa n'iki? Bababazwa nuko bari babwiwe amakuru kuko nibagera imbere umwe muri bo azapfa. Ariko mu Kristo ababwira ijambo, uwo muhanuzi wabahanuriraga arababwira ngo ari kuzapfa niwe uzaba uhiriwe kurusha mugenzi we. Icyo nshaka kubabwira niki? Aba badusize bafite amahirwe akomeye kuturusha twego bakiriho, nubwo mudashobora kuzumva. Ariko aba bantu badusize bizeye Imana by'ukuri barahiriwe, bafite amahirwe kuturusha twebwe. Yesaya yaranditse aravuga ngo Imana ihamagaye umukiranutsi ngo ibimuhisha ibyago byenda kuzatera, imiruho n'amakuba duhura nabyo muri iyi si, indwara z'ibyorezo n'ibindi, umubabaro n'agahinda, ibyo byose umubyeyi wacu ntazongera guhura nabyo. Haleluya. Haleluya. Ariko twebwe turacambaye umubiri urira, ubabara, usuhuza umutima. Ibyo byose mukecuru yarabirenze. Rero turangiza, Bibiliya yavuze ngo tidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye kugira ngo mutababara nk'abarya badafite ibyiringiro. Mukuri guhari cyo dukwiriye kumenya, mukecuru umubiri we ni uri hano, ariko mukecuru yaragiye ntakiri hano mu isi. Haleluya. Amen. Haleluya. Twaje kwibuka mukecuru ariko umubiri urya wakomotse mu gitaka ni uryamye hano, ariko mukecuru nyawe yaragiye ari ku Mana. Rero bavandimwe, Bibiliya yavuze ngo kwibuka umukiranutsi bizana umugisha. Imana ibaho umugisha kuko mwatekereje ko tugomba kuza kwibuka umubyeyi. Tukibuka ko igihe twabanye nawe yabaye uw'agaciro mu muryango, aba uw'agaciro mu itorero, kandi mukuri guhari. Nari mbabwiye ngo iyo tuza kwibuka, twibuka ibikorwa umuntu aba yarakoze, natwe bakiriho tugaharanira kugeza ikirenge muce. Mukecuru ko mu ruhande rw'itorero, apana birya abantu baza bakabya, uyu mukecuru yagaragaje ishaka n'urukundo, yakundaga Imana ye mu bintu byose, yagiraga umwete w'ikanisa, yakundaga gusenga, yakundaga gutanga amaturo n'ibyacumi. Kicoco nyuma yinga rimwe ahamagarwa n'Imana, jewe yarampamagaye arambwira ngo ngiye kuja mu bitaro, ariko sinoje mu bitaro ndasize amafaranga y'icacumi, kubera ko mukecuru kuri ico kintu c'icacumi n'amaturo Imana niyo ntanzeho umugabo, kuko mukecuru yagikiranutsemo. Mbere yuko aje mu bitaro arampamagara, twahuye ari kumwe na serugo bavuye kwa mama Lucy, ampa amafaranga 1000, ndatekereza ko byari 3 cyangwa 4 sinibuka neza.
arambwira ngo ngiye kuja mu bitaro ariko ngaye amafaranga yanjye nsize y'icacumi. Ibyo bintu ni umwihariko w'abantu bakeya muri iyi si. Haleluya. Rero iyo tuje kwibuka twibuka ibikorwa nk'ibyo umuntu aba yarakoze mu rusengero, umuntu aba yarakoze muri famiye. Aba n'abana be mwese muri abagabo bo guhamya kuko mukecuru yarababyaye, arabarera, abigisha uburere bwiza, abigisha Imana. Imana rero ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mu kuri guhari, nubwo ahari ikindi gihe tutonagaruka hano, ariko mukecuru aho tumubitse ni mu mitima yacu, niho atazibagirana. N'ikindi gihe twazagaruka hano tugasanga iyi mva yarasibamye, ariko mukecuru aho tumubitse, aho tutazamwibagirirwa ni mu mitima yacu. Rero turangiza, mwihangane kandi mukomere. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Yaramurinze cyane kugira ngo abashe kuturera nk'abana biwe. Jewe runo rugo naruvutsemo naringize nk'imyaka 30 zenda n'umwe mvutse muri runo rugo. Uyu mukecuru mwabukwe yari mubyara wa mama, yari mubyara wa mama neza. Urumva ko yaramzaye kabiri. Twarabanije we nashatse madamu tubana nabo n'iyindi mu itorero rimwe. Umukecuru wacu yari umukristo, yari umunyamasengesho. Icyo gihe cyose twabanaga nabonaga ari umunyamasengesho kandi akunda ibintu byo gusenga. Uyu mubyeyi wacu yatureze neza, yakundaga abana biwe cyane. Uje mwana wiwe mu bakwe biwe nije mukuru, ariko mama yanyeretse urukundo rwinshi cyane. Tuvuka muri runo rugo twisanzuraho, araniyegereza, twamukundaga cyane. Yadukoreye ibintu byinshi byiza tutazamwibagirwa. Ibyo ababyeyi baza bakorera abana babo mama yari yitwaye. Twatandukanye nawe nje mu Rwanda tubyara umwana wacu w'uburiza, ariko ari mu ba mbere batugezeho hariya mu Rwanda. Tekereza umuntu kuva muri Kongo, umumama agahuruka mu Rwanda. Hari kure cyane mu Rwanda icyo gihe, hari hameze nk'uko twovuga ngo kuja heza, ariko mukecuru twagize gute tubona atugezeho kuko yadukundaga. Araza hariya mu Rwanda aza kuduhemba. Twabyaye umwana wacu wa kabiri. Ndeba icyo kintu mama yakoze, ngitekerezaho umuntu kuva muri Kongo akaza guhemba abana mu Rwanda. Hari kure cyane icyo gihe kandi byari bigoye. Mukecuru yatweretse ibintu byinshi cyane, kandi mukecuru yashaka gusabana n'abana biwe bose. Mukecuru nubwo twamushinguye yihuse, ariko hari ibintu byinshi tumwibukiraho. Ntabwo tuzamwibagirwa, hari ibintu byinshi tumwibukiraho. Abana biwe bose bari hanze, hari igihe tuba duterana nabo tukaganira ku bwa mukecuru, tukibaza ukuntu mukecuru yihuse. Yagiye ari umuntu ugikomeye cyane. Ikintu nshimaho Imana gikomeye nuko twashinguye mukecuru abana biwe. Kuba twaramushinguye tukamuherekeza, ari mu bantu bakoze ikirori cyiza cyane hano. Wa munsi tumushingura niwo munsi jewe mbona imirimo ya mukecuru. Narebye ukuntu abantu bamuririmbiye, narebye ukuntu abantu bitabiriye ibirori bya mukecuru, ndeba ukuntu mukecuru twamuherekeje mu cyubahiro. Imirimo ya mukecuru nubwo nari nyizi,
ariko abantu benshi wa munsi baraduhumurije cyane, kandi mbona uko mukecuru yatashe ijuru, ndetse ukuntu bamuririmbiye, ndetse ukuntu ibirori bye byagenze. Mukecuru ntabwo tuzamwibagirwa, tuzamwibukira ku bintu byinshi. Yabyaye abana benshi n'intwari, kandi aba bana biwe bose yabyaye n'abana b'intangarugero mu miryango bagiye bajamo. Bose n'abana bafite imico bigaragara yuko umukecuru yafite umuco, abana b'imico aho bari bose biraganira nabo. Ntabwo umukecuru yapfuye, ni ukuvuga ngo umukecuru yararuhutse. Jewe nza mbona yuko nubwo twababaye, ariko kubera uko mukecuru yari umukiranutsi ukomeye, nza mbona yuko ari ikintu gikomeye Imana yatumye imutwara cyari kuzatubabaza. Rero tuzahora tumwibuka ku bintu byinshi yagiye adukorera byiza. Rero kuba yarasize umuryango ubona gutya, yasize inshusho nyinshi ziwe, hari abakobwa biwe tuba tuvugana bamwe, iza numva ijwi ryabo, kumva n'ijwi rya mukecuru. Hari abinza mbwira iyo mbatelefone, n'abatelefona bari hanze, kumva neza n'ijwi neza rya mukecuru. Mukecuru tuzamwibukira byinshi, ukuri ndashima yuko yatumenyekanishije mu bantu benshi, yadusigiye abantu benshi, umuryango wabo avukamo uradukunda. Abe n'uyu munsi twebwe twari tuzi ko ari seremoni ntoya tuje gukorera mukecuru, ariko nabarebye ngo ndebe ukuntu mwatwambaye, ngo ndebe ukuntu muhora mutuba hafi, usanga mukecuru yavukaga no mu muryango mwiza. Rero nshimiye abantu bose baduherekeje, ndahumuriza abana biwe, mukomere aho muri hose. Abari hano turi kumwe tubanye neza, abari hanze nabo tubanye neza. Mukecuru ntabwo tuzamwibagirwa, yadusigiye muzehe. Muzehe ni ukuri nawe tuzakomeza tumurere, tuzarera muzehe neza cyane, kuko mukecuru jewe twaraganiriye amagambo menshi aja kugenda. Rero muzehe wacu twasigaranye, Imana ikamwongera iminsi yo kubaho. Nawe yamusize ari mu bihe bikomeye arwaye, ariko ni ukuri kuba Imana yaramwongereye iminsi yo kubaho. Abana bibaho muri mwese, ibyo mukecuru atakoze tuzobikora. Tuzakorera muzehe ibyo mukecuru yogakoze. Abana be tuzamuza imbaraga. Ndabashimiye mwebwe mwese, ndabanabahumurije mwebwe mwese muri hano, muzamukomera. Umukiranutsi ntazapfa, azasinzira, kandi imirimo y'umukiranutsi ntizibora. Imirimo ya mukecuru ntabwo ishobora kubora, tuzohora tuyibuka. Iri mu bana biwe, iri mu buzukuru biwe. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndabashimiye mwebwe mwese kubabona, ni ukuri, kandi mukecuru wacu tuzohora tumwibuka. Yagize neza, yarihuse, yagiye mu gihe tutatekerezaga, kandi ni ukuri yagiye ameze neza, yagiye ari mu bisubizo. Ahari niho heza byenda kuruta. Ndashimiye Pasteur waduherekeje wo mu itorero ryacu rya Grace. Ni umuryango mwiza cyane, n'umwana mwiza, nubwo mwita umwana nuko nyine muzaye, nawe yavutse muri uno muryango wo kwa muzehe. Nta gikorwa na kimwe tuzadukora atatubaye hafi. Nubwo yari Pasteur wiwe, ariko mu by'ukuri kuba yaduherekeje iki kirori akagihagararira, azakomeza atuba hafi imfubyiga zikenera umuntu umuheza kore. Habe na kuri utubwiye ririya jambo ryamfashije cyane mu kababaro umuntu aba afite, ko umukiranutsi kumwibuka kugira umumaro.
ntabwo tuzareka kuzaza dukora uyu muhango wo kwibuka umukecuru kuko yari umukiranutsi. Imirimo yiwe tuzahora tuyibuka. Murakoze mwebwe mwese, Imana ibaheze umugisha. Ibyo ari byo byose ni jewe wazanye ico ca 10 ni jewe wakimushikirije, twari turi kumwe. Yakimpaye ari kuwa gatanu niko nibuka. Ndaza ndakimushikiriza, arambwira nabanje no kumutera amajyogo, ndamwati turaba Pasteur turakiri. Arambwira ngo nimba ukirya ngo ariko ngo banze ubivuge ko ngo bacandike ngo mwikaye. Ngo mare ndaza ngishikiriza Pasteur, sinari kukirya ntibyari gushoboka. Rero nkabashima Imana kuko ari we wamushinguye n'ubundi n'umunsi wo kumwibuka akaba yaje gushaka kumwibuka. Ikindi cyongeyeho kandi mama tuzatumwibuka buri kwezi, kuri izi tariki tuzatumwibuka. Nubwo tutazatuza hano ariko twaravuze ngo tuzoza uno munsi w'umwaka wiwe wageze, ariko buri kwezi iyo kugeze ku itariki, kuri izi tariki buri gihe cyose twebwe tuba tumwibuka kuko yari umubyeyi mwiza cyane. Icyo nshimaho Imana kandi ndashimira Imana ubwa Muyomba turi kumwe hariya babanye kwa Mboga, yari amunsi. Rero nkaba nshima Imana. Ikindi kandi abashimira Imana kubwa Kigabo nawe yarambonye ngo ambone, arambwira ngo yibutse nyirakuru. Mumbabarire kuko sinzi, navuze ngo sinshobora kuja kurira imbere y'abantu kuko ibyo bintu narabihakanye kuko ntazaza mbikora, ariko sinzi nyine ukuntu biza. Rero nkaba nshima Imana kuko ku munsi wo kumwibuka kuko turi kumwe na Kigabo nawe kuko ntiyamushinguye ngo yari inshuti ye cyane. Ikindi kandi nkaba nshima Imana kuko turi kumwe no kwa Muyomba nabo baje kumwibuka kuko ntituzamwibagirwa kuko yadukoreye ibyiza cyane kandi yari n'intwari. Mu muryango wacu yari intwari, mu muryango wabo havuka yari intwari. Rero nta kuntu dushobora kumwibagirwa, nta muntu uzawibagirwa wiwe, ariko noneho akarusha iyo ari umuntu w'intwari azahora yibukwa. Rero nkabashima Imana kubwa kwa Muyomba nabo kuko twaje kumwibuka ba biganiro batagiye mu byaro bose bari hano. Nukuri nkaba mbashimiye Imana ibaha umugisha. Ikindi kandi ndashima Imana kuko abana be twese kuko bamushinguye n'ubundi turacari hano tuje kumwibuka umunsi wiwe. Yujuje umwaka tukiri kumwe twese tukiri bazima dushima Imana. Ikindi kandi nubwo muzehe nawe yari kuza niko yagize ikibazo, yari kuva kuwa gatanu kuva kuwa gatandatu yararwaye, ariko iyo gahunda ntiyari kuyiburamo nawe. Rero nkaba nshima Imana. Impamvu navuze ko ba Muyomba nabo niko ba nyirarume, ibyo ari byo byose naho baramuzi cyane. Rero nkaba mbishimaho Imana ibyo ngibyo nubwo ntabizi n'icyo bapfana, nubwo babanye kwa Mboga kandi niko ba nyirarume. Nabyo ni ukuri murumva kuko umuryango wose wabashe guterana. Rero nkaba mbashimiye ababashe kugera aha ngaha, kandi ikindi congeyo nkaba nshima Imana kuko Imana yaduhaye izo mbaraga zo kugira ngo tubashe kuza kumwibuka, kuko nagaza numva kuko kuja kwibuka umuntu wapfuye maze igihe sinagaza mbiha agaciro cyane, ariko kubera kuko aba bana bakomeje kubinyinjizamo cyane, aba barumuna banje baba hanze bagomeza kubivuga ngo tuza tuja kwibuka, nkumva ni ibintu biba bigomba kuzana ibintu mu mutima birema umuntu umutima ukuntu tazi ibyo ari byo. Je sinageze mbiha agaciro, ariko nukuri nkaba mbishima Imana kuko babihaye agaciro. Bagajeje ejo bundi bakomeza kumbaza ukuntu isaha yapfiriyeho, bambaza
n'itariki kuko umugani wabo hari bamwe batari ko baribuka bari barwaye ndazibabwira barambwira ati uwo munsi tugomba kuzawibuka. Rero nkaba mbashimiye kuko ibi bintu babashe kubizirikana. Imana ibaha umugisha. Aya masaha mama bari bamwijije mu ibagiro bagiye kumubaga, ibyo ari byo byose saa 4 zageze. Nico gihe bamwijijemo je nari impari yacikanye turi kumwe na binamu hariya. Amasaha yiwe yacikanyemo ndayazi n'iminota yacikanyemo ndayazi. Isaha yinjiriye mu ibagiro ndayizi. Rero mama kuba aryamye hano aha ni mu cyubahiro ciwe, aha niho Imana yabashe kumuteganyiriza, nukuri aha hantu turahamwifurije iruhuko ryiza. Ikindi nkaba nshima Imana kubwa mama wundi twabashe kubona. Imana imuha umugisha nawe azabashe kutwihanganira kuko mama yageze kwihanganira. Nabonye nubwo tutaramerana igihe kirekire, nabonye ari umutima muzima, nawe tuzabana kandi nawe azabashe kuganira neza. Kuri tukaba tumushimiye kuko yaje mu rugo. Icyo nzi neza nzi ko urugo yaje mu rugo rw'abana bazima, ntabwo turi bagize. Tuzamufata kuko twafataga mama. Imana ibaha umugisha. Ukaba mwakoze mwese kutwitabira. Abandi mwifurije umuzuko w'abera. Bihari byinshi kuko nta wabura ibyo avuga hejuru y'umubyeyi we. Mu by'ukuri uyu mubyeyi je navutse muri uru rugo, musanga muri uru rugo ari masenge. Zantekereza kuko cyane kuko buri wese abazi kuko abitekereza cyangwa se azumva nagazangira ngo none ni jewe cyane cyangwa se umuryango wanjye yakundaga cyane ko yageragaho yaduhamagaraga akatubaza ngo se kandi urabona turi abantu bakuru, hakabigihe abaza ngo se dufite n'ibyo turya, kubera ukuntu yadukundaga cyane. Kubera ageze muri iki gihugu nari nsanganywe n'abaramubanje nibo twabanaga muri iki gihugu, ariko amaze kuza bari we uba nka databukwe cyangwa se abaserukira ba databukwe, aba ari we tubana. Kandi nawe aja muri uwo mwanya cyane, afata uwo mwanya cyane, aratuzirikana cyane mu buryo nageza ndo nkavuga ati se uyu mukecuru ko iki gihugu ari twe ndetse tugishoboye, kubera kuko duhaguruka dufite amaboko tukagenda, kubera iki atuzirikana cyane, atekereza cyane, arara ku ijoro ku bwacu atekereza avuga ngo se turarya iki, tumeze gute niki. Ariko nza gusanga urukundo yakundaga umuryango cyangwa se akunda umuryango we. Mu by'ukuri yagiraga indangagaciro ikomeye cyane yo guca bugufi, ubundi kandi akagira urukundo ruri hejuru. Kandi urwo rukundo ntabwo yarugaragariza abo bavukana gusa, yarugaragarizaga n'ahandi badafitanye isano, kuko twarabanye taravuka muri uyu muryango kugeza muvutsemo, biza kuba ngombwa kuko bimuka. Nanone tumaze guhurira muri iki gihugu usanga uko yari ateye ariko akomeza. By'ukuri ndamushimira umubyeyi wacu. Mu minsi twabana hari byinshi twamwigiyeho, hari byinshi yatweretse, kandi ndabizi neza kuko igihe ciwe bavandimwe duteraniye ahangaha, Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yabonye kuko ari uwo kwizera, igihe ciwe yagikozemo neza. Bibiliya iravuga ngo Dawidi ngo amaze gukora ngo ibyo gukiranuka mu gihe ce ngo arasinzira. Umubyeyi wacu yakoze imirimo ye mu gihe ce, akiranuka mu gihe ce, arera abana mu gihe ce, abarera neza, ndetse abatoza n'indangagaciro ya gikristo. Urebye mu bana biwe nzangenda mbareba nkababonamo umuco we cyane. Iyo tuganira, iyo tuvugana, hari ibyo nsanga muri bo bagiye bamwigiraho byinshi. Rero mu by'ukuri ndashima cyane uyu munsi wa none kuko nanje nabashije kubaha ahantu kugira ngo nibuke umubyeyi wacu. Twari kuzana n'umudamu yabonetse kubwo impamvu z'indwara abana bari barwaye, ariko kandi ndavuga ngo nanje ngomba kubaha ngaha kugira ngo nongere kandi nibuke umubyeyi wacu. Rero soza mu by'ukuri musabiye umuzuko w'abera. Murakoze cyane. Tori msuku yirukankana
insima araza naho twakutubagira arayitoye ngo amararire ko abantu ngo mbomoke ndavuga ati mureke wa n'umwishwa n'umwikorere ariko menya yuko ari kako wabikoze kubera yuko yagiraga urwenya kandi ashaje ivyo bintu yari inshuti yanje magara yuko ntaco yandishaga ibintu byose twabishaka mu mibereho ya gikirisitu kaka ari umukirisitu kandi yari inyangamuntu tiyoriye ngo yimundi muntu inka zaratekaga amata yose inka zihazikamwa akaza akaba ari gupanga akavuga ngo amata twese araturera ibyo bintu byose akabyishamo nimba ari umuntu wagize ikosa akavuga ati uyu we gitu aba hehe ibitekerezo abigira hehe muza mukundana ubundi kandi musanga ibyo mufite ubundi kandi mubana amahoro ubundi kandi mubwizanye kaka yaradukunda natwe twaramukoze rero abana biwe turabahumurisha turi kumwe tuzosanga ibyo dufite ubundi kandi tuzungurana ibitekerezo kubera yuko twavukanye hano mu gitabo cya Bibiliya muri Zaburi 14:14 haravuga ngo umuntu napfa azongera abeho nufa niba kurambika hano hantu ese uko arahari Bibiliya ikavuga ngo umuntu azaba hari mu ntambara ukaba uri mu ntambara ariko umunsi umwe Imana ikaguhamagara mu bakomeye ikaguhamagara mu boroheje ikaguhamagara uri mu cyumba cyawe uryamye ikaguhamagara kandi ukitaba rero ko Imana yaramuhamagaye yabonye yuko imirimo yiwe hano mu isi irangije yavangura ikimuhamagara kuba aryamye hano hantu turavuze ngo tumusabiye gushira akaze akurashize bitondo namzuka nasengesho gutegurira ari ku mubiri nyine suko ariko turashima Imana ndashima ababyara bacu bateguje umunsi wo kwibuka shaka kuri wereye kuri kuze serugo abavandimwe abashimira kuri iki gikorwa mwakoze cyo kwibuka umubyeyi ushenge twumuvuga ushobora kurondogora tugatwara umwanya muremure tukavuga imirimo yashaka yakoze ariko mushenge yari intwarikazi uko mushiki wacu avuze bamushenge ntabwo twabanye cyane bihagije ariko mushenge twabanye mu myaka bavuye muri Byura n'Ishanga bandi babaga ibupfurero ntabwo twari tubana cyane mushenge araza aradusanga mu Kanono numva benshi nibo bamumenyeye turabana tubana neza mushenge yari imfura mushenge yari intwari mushenge yagiraga ishaka yarobanuraga yagiraga inshuti abanyamurenge bapfurero twabanaga wasangaga mu wiwe habamwe inshuti nyinshi ndibuka ari umwira witwa Gomba nimba ntibagiwe Nyarukundo aramuzi ni Gomba ahandi yafataga ibirindiro ni Mwashanga Shanga yari umubyeyi mwiza Shanga yari intwarikazi kuko twari tuyivuze yakundaga iwabo yakundaga umuryango avukamo yakundaga abasaza biwe yakundaga abasengeneza biwe nyiri maboko turusha imbaraga aramujana Mushenge yakoze ibikorwa byinshi tutazibagirwa nk'umuryango tuzahora twibuka ndankunda kwicara mu nzu kwibuka Mushenge buri munsi Mushenge yakoze imirimo kaba nkumirije abantu bose ndashimira n'umuryango twazanye bavandimwe mwagize neza batwaherekeje babyara bacu twaba twaje kwibuka Shanga Mushenge yakoze ibikorwa byinshi abasabye babyara baje tuzahora twibuka uyu munsi wo kwibuka Shanga ndabasabye n'umutima mwiza kugira ngo tuzakomeze twibuke kandi Shanga yaravyaye ageze mu muryango w'abasinga yavyaye umuryango munini arawufite kandi ndashimira abavyara banje
umubano mwiza. Barababwiye ngo kube mushenge n'ubwo apfuye mvukano wacu ntabwo uzarangira, uzakomezaho kuko ari wowe waduhujije namwe. Mbashimiye mu by'ukuri kandi mukomeze mwihangane, hari umunsi umwe tuzamubona. Ndashimira uriya mubyeyi Shanga, twe basengeneza bawe tuguha karibu kugira ngo uzakomeze urere umubyeyi. Mu by'ukuri turi kumwe, turi abana, twarakubonye twarishimye, ndabizi kuko waduhanaguye amarira. Iwawe turisanga kandi turisanzuye. Mu by'ukuri wagize neza nawe kuza muri ibi birori byo kwibuka umubyeyi. Bashimiye abantu bose baje gufatikanya natwe mu kwibuka uyu munsi. Twavuganye n'ababyeyi ba Nyakorome, ari babyeyi bacu, batubwiye ngo dukomeze mwihangane, hari umunsi umwe tuzabona umubyeyi wacu. Murakoze, Imana ibafashe. Umubyeyi wacu kandi wakundaga umuryango. Hari igihe abantu bavuga ngo yaradukundaga bigasa nkaho we nari ukuvuga gusa, ariko uyu nguyu we rwose yarabikoraga akanabishyira no mu bikorwa. Tubana kwa Mbuga, ahantu babaga aho umuhanda warangiriraga, twebwe tukaba hejuru umuhanda hagati. Yaraza akazamuka akaza mu rugo akatubaza amakuru, yewe yabazaga n'amakuru yo muri Kivu. Ukibaza se mukecuru kubaza amakuru yo muri Kivu, turi hano muri Zura ko nta muntu uvuyeyo. Iteka yagiraga amatsiko yo kubaza ba Muyomba bameze gute, ba runaka bari hehe. Rimwe na rimwe ugasanga turavugana amakuru tutazi, ariko kuko yagiraga amatsiko yo kumenya amakuru y'umuryango. Mukecuru yari intwari, yaradusuraga. Ndibuka n'ejo bundi turi hara muri Nyamavira, ngene naragize accident, ari mu bantu ba mbere bansuraga anyihanganisha ati komera, uru ni urugamba utari kuzatsinda. Uyu munsi rero ndi kumanuka tuje kumwibukaho, ni ngombwa ngo tuzirikana n'imirimo yakoze. Umuntu yakoze nabi ngira ngo byatera n'isoni kuvuga guhamya umuntu ko yakoze neza. Warakoze nabi ntabwo wabihimba ngo bishoboke, ariko iyo wakoze neza ibikorwa birivugira. Ari abakecuru baramutangira ubuhamya, abasaza baramutangira ubuhamya ukundi yagiye abana nabo muri ubu buzima dufite. Imana rero yamujanye nuko yarabonaga ko yari imbuto yeze igomba gusarura. Icyo tumwifurije ni umuzuko w'abera wo kuri wa munsi tuzaba turi kumwe. Imana ibwire neza abari hano kandi mukomeze kwihangana, umunsi umwe tuzabona abacu badusize tubakunda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.